Usi byose turabyakira. Ugiye kwigisha ijambo ryawe ntabwo azi iby'imitima yacu ikeneye, ariko kuko we urobanura ukamenya ibyo dukeneye, turakwinginze ngo umurobanurire ibyo dukeneye. Ijambo rye aratubwira ntirigaragare ko rivuye kuri we, ahubwo akubere umuyoboro. Twewe twakira ibyawe, abahungu n'abakobwa twaye kuzo n'icyubahiro, kandi nawe umusiga amavuta umurinde ibyamuvangira byose, kugira ngo izina ryawe rigere abaryo rihabwa icyubahiro. Ugirire neza ubwoko bwawe, gusa tugumye tube mu ihema ryawe, kandi ijambo ryawe ridufashe muri byose, kubw'izina rya Yesu. Haleluya. Mwaramutse mwese. Nababonye mbona benshi na masura masha, keretse abahano, ariko abandi nagiye mbona, ariko arabona genda bona naboneho, ariko ndazi ko basengera muri ritorero. Dushimiye Imana rero kuko yaduhaye umwanya wo kuboneka hano, kubera ko kubona umwanya bigorana. Ngubu dusenga kwa gatandatu, ariko amahirwe nuko gahunda nari nizi, mvugana n'umuyobozi ko batangira kuri gahunda yo mu masengesho, none ko nzaba naje kubasura hano nanje, kugira ngo twakire n'umuyobozi mukuru wavuye i Kigali. Tudatinze rero kuko amasaha abari kugenda, kandi mu mwanya naho hari umugabo hariya muri Nyakiriba hamwe n'ivuriro haraguru gato waraye upfuye, uvuye mu mubiri ejo ku mugoroba, kandi hariya muri Nyakiriba narahayoboye. Umudamu we ambera umudiyakoni mwiza, ngo rero babimbwiye buriya mu mwanya ndajayo, nje kwifatanya nabo kubahumuriza. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana. Zaburi uyu munsi wa none yiganje, niba ari uko haje n'abaririmbyi. Zaburi ni indirimbo turaririmba rero dusoma iyi Zaburi 125 umurongo wa mbere, ariko numva ndayisoma yose. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo hora uhamya iteka ryose. Nguko imisozi gose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Kuko ingoni y'ubutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburira amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka ugirire abeza ibyiza n'abatunganye mu mitima, ariko abiyobagiza mu nzira zabo zigoramye, Uwiteka azabajanana n'ingozi z'ibibi. Amahoro abe muri Isirayeli. Amen. Turaganira amagambo dusomye muri Zaburi 125. Hejuru banditse ko ari indirimbo y'amazamuka. Nigeze ndi kwigisha inyigisho za Bibiliya zo bita ngo ni etede,
mbaza abanyeshuri ndetse zaburi indirimbo y'amazamuka uyumva ute? Ati ni indirimbo zo tuzaririmba tuzamutse mu ijuru. Yumva ari byo, mbese yumva ko ari byo by'ukuri. Ariko iyi ndirimbo y'amazamuka, izi ndirimbo z'amazamuka ko ni nyinshi, ni indirimbo zaririmbwaga n'Abisirayeli bagiye gusenga, bagendaga baririmba. Ikitwica rero twebwe, aho kugenda turirimba tugiye gusenga, ahubwo abantu bagenda bari mu nguru bavuga ibyahe nahe, bakagera mu rusengero bacumuye, bahindutse abanyabyaha. Kandi yasenze mu gitondo ngo Imana imushoboze, amateraniro amubera y'umugisha, agakubitana n'abandi, agakubitana n'abakobanyi, agakubitana n'abandi twasomye. Ariko ababo bagendaga baririmba. Niyo ndirimbo rero tugiye kuganiraho, kwiringira Uwiteka. Niryo jambo urataha, kwiringira Uwiteka. Kwiringira Uwiteka niyo ndwara yo kunesha, kuko Uwiteka atazareka abamwubaha. Kwiringira Uwiteka rero ni indwaro yo kunesha, kuko Uwiteka atazigera areka abamwubaha. Ibyiringiro byacu naho biri. Kwiringira ni ibyiringiro. Hari uburyo bwinshi bwo twiringiramo ibintu, ariko uyu munsi turaganira ku kwiringira Uwiteka. Umunyarwanda niba ari umugoyikazi simbizi, ariko yaravuze ngo wiringira ingumi mu nzu, mu gitondo ikaguta amaso. Mwene wabo nawe rero sinzi aho yarari, nawe yaravuze ngo wiringira ijosi rikakubyarira umwingo, rikakubyarira umwingo. Wakiringira abantu bakaguhinduka, wakiringira ibintu bikaguhinduka bikagushiraho. Nzi benshi bari bakize nyuma barakenye, kabutabanywera amazi. Abo yasekaga bakamuseka, kuko yiringiye ibintu, abihanga amaso, arabitumbira, ntiyamenya ko hari Uwiteka uri hejuru ya byose. Yanyiganyije biranyiganyika. Sinenje zino umuntu ndaravuga wakubitaga n'abantu, kuko yiringiye imbaraga z'abana be. Kanywa n'inzoga ndazishura, akaragira ibigori by'abandi, nkaze wazisanga mu bigori byawe, ataha ndavuga kuri se wa kanaka, sindabirangurura none nibyo niboneyeho n'amaso. Ariko iby'urubyaro bihindutse, aba hanyuma y'abandi. Abo yanywereye inzoga baratuka, baturongera kuvuga iki wangegera. Abo yaragiye imyaka baravuga bati wongera upima, arazigurisha. Wakiringira urubyaro tukaguhinduka, kagushiraho.
bari biringiye amazu se muri Kongo mu gihe c'ibirunga byagenze bite? Kirunga cararutse kirahanagura, hasigara ari amahindure. Bakiringira umugabo agapfa, gasigara uri umupfakazi, baramu bawe bakakwangaza. Nabonye umupfakazi akiri na mugabo we bagendaga mu soko, ukabona bari kugenda baranyugusa utareba, ariko umugabo amaze gupfa, umupfakazi baramwubahutse, nyirabukwe aramwirukana, akirungira umugabo agapfa, akiringira umugore agapfa. Uyu mugore wapfuye tugiye gushingura, umugabo arahahamuka, mburukonda ashingura manza guhumuriza umugabo. Turasenga musigaho abandi turewe umuhango ndushobora kuba, biba abandi b'amashengesho basigara baramusengera, dukora umuhango umugabo atahari. Yahungabanijwe nuko umugore we agiye, kandi wahungabana utahungabana ndushobora kumugarura. Iyi Imana yashizeho iherezo iba yarishizeho. Turukuja ni byinshi umuntu yavuga wakiringira bikagutamaza. Umudiyakoni wo mu Gakenke waraye mu mashengesha agasanga mu gitondo inzu yamanutse, inganga imanuka n'inzu n'umugore n'abana. Uzi kubona amasanduku 5 mu rugo. Pastor yaratubwiye ati guhumuriza uwo mugabo byarananiye, ntaho byarusha. Inzira agenda musi y'urugo haragenda, n'abantu baragenda. Bibiliya ikavuga ngo ariko nubwo ibyo byagenda, abiringiye Uwiteka bo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganizwa, ahubwo guhora uhamye iteka ryose. Araririmba ngo imisozi yose Yerusalemu ni ku Uwiteka gota abantu we guhereye none ukageza iteka ryose. Mwiringire Uwiteka rero, naho ibintu byahinduka mwiringire Uwiteka, kuko abari mwiringiye ntibazakogwa n'isoni, abandi bo bazakogwa n'isoni. Dawidi niwe wavuze ngo keretse abazava mu masezerano ndambamvu, abo bo bazamwara, bazakogwa n'isoni. Mugume mu masezerano, ibintu nibihinduka mugume mu masezerano, ibintu nibivurunga mugume mu masezerano. Niba hari ibikomeye mugume mu masezerano, kuko iyo twizeye iri hejuru ya byose irusha amaboko, nubwo byahurura kuruta imigezi, ariko iyo twiringiyeyo iri hejuru ya byose. Bazagira ikigukura ku mwami wizeye, kuko afite imbaraga. Haleluya. Ariko ibyiringiro ndibikoza isoni, ibindi byakoza abandi isoni bakamwara, byahinduka bakamwara, ariko abiringiye Uwiteka ntibazamwara, kuko nibarira izabahoza, nibataka izabatabara, nibahamagara izabumva, ariko abiringiye abantu. Hari benshi batuye munsi y'iwawe no haraguru y'iwawe n'imbere y'iwawe,
batewe n'abajura batabaza nawe ndubyuke kubera gutinya ibisambo ngo bitakwitemagurira. Ni benshi batabaza no ku matelefone ndihagire uwumva. Ariko abiringiye Uwiteka nibatabaza izabatabara, kandi bataratabaza izabatabara, bataravuga izamenya ibyo bashaka kuvuga, izababera amaso, ibabera ingabo, ibakingira. Bibiliya ikatubwira ngo ntibazakogwa n'isoni. Ahubwo bazakina ku mubyimba, bazashinyagurira ibyabahagaze imbere bikabasuzugura. Haleluya. Ariko uyu munsi hari ibiguhangara bikagusuzugura no kugufata uko utari, ariko bibwira ngo niringiye Imana ifite amaboko. Ngoma ya kabiri ndumva inje mu mwuka. Ngoma ya kabiri bice 32 murongo wa 7 n'uwa 8. Hagira uzomera iryo jambo numvishe rinjemo muri uyu mwanya. Iyo turisome ngoma ya kabiri, igitabo cya kabiri cyo ku ngoma, bice 32 7-8. Nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, nidutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ye. Hezekiya umwami w'Abayuda. Twakira ijambo ry'Imana. Nubwo ibintu byaba bihagaze bihagurukiye kukurwanya, ariko kuko wiringiye Uwiteka umva icivugane nawe. Kabone naho baba benshi, ivugane nawe ngo ntubatinye, kuko iyo uri kumwe nawe ifite amaboko kuruta abari kumwe nawe. Kuko wiringiye Uwiteka. Ndaguha ingero. Danieli yiringiye Imana, gihe kiragera bamushira mu rwobo rw'indare. Hari aho wasonye ngo zaramuriye? Danieli ibice 6 umurongo wa 24, ahubwo ngo bagiye kureba ngo basanga ndaco yabaye. Umwanditsi yandika neza ngo kuko yari yiringiye Imana. Ndiko babona ngabona ndanezerewe cyane. Sadrake na Meshake na Abedenego bari bafite kwizera, bizeye Imana, barayiringira ko ifite imbaraga kuruta abantu. Dufite Imana irusha imbaraga umwami wa Ashuri. None se ko haje itegeko kutararamya igishushanyo kuko sinshaka kwinjira mu nguru ndateguye? Kabatararamya igishushanyo baratabwa mu muriro, babongeza 7 umuriro witanurura ngahariya, kandi bari bagambiriye kugira ngo babajugunyemo bapfe, kuko biringiye Imana, bari gusenga Imana kandi bibuzanijwe. Bibiliya
iratubwira ngo kuko bari biringiye Imana barabafashe babajana muri ibyo birori. Umunsi mukuru wo kugira ngo beze ico gishushanyo umwami yakoze. Aba amategeko ngo nimwumva amabubura, mukumva inanga, mukumva imirenge, mukumva amafirimbi, mukumva imbundu, mukumva iki, mwese ku munota wa nyuma mubarare hasi mwese, kuko aruho muraba mufatanyije n'umwami kweza igishushanyo yakoze. Shadrake na Meshake na Abedenego baraho hantu kuko biringiye Imana ifite imbaraga. Bumvira baratangaje bati kandi abatarubarara barajugunywa muri iriya tanura ry'umuriro, baragenegeza rirabeka. Ako Shadrake na Meshake na Abedenego bumva ijwi rirabwira ngo ndimutinye, ndi kumwe nawe. Aritayanga baritayanga, ureka byitayange, reka bivuge, reka bisakuze, reka bihige, reka bigambirire. Humura, n'imigambi yawe ndizasohora kuko wiringiye Uwiteka. Bibiliya tubwira ngo abawiringiye ntabwo bazakorwa n'isoni, kandi bameze nk'umusozi wa Siyoni. Reka uko basakuza niko bazamwara. Shadrake na Meshake na Abedenego bagiye kumva, babona ibyavuzwe biraba. Ariko aho bari bakumva Imana iri kumwe nabo, irabakomeje. Nimuhumure. Amabubura inanga ziravuga, baracuranga nyironge, bose biragiye barubarara. Shadrake na Meshake na Abedenego basigara bihagarari. Da mwanya dufite uku tukamira Satani ngo tuyiramye, twarakoreye Imana, twiringiye Imana ifite imbaraga. Ko barabwira ati mwumve, ubwo mwanzi tugiye kureba ko Imana yanyu irabatabara, kabakiza amaboko y'umwami. Mwasuzuguye. Abahungu bati naho itadukiza, naho itadukiza ikatureka, twebwe ndi turayihemukira ko dupfukamire igishushanyo. Babajugunye mu tanura ry'umuriro, bababoshe, bageze mu tanura ry'umuriro riri kubakayaka. Imana iti uhaze wa muriro we, kuko twiringiye Imana y'umuriro, ifite umuriro waka kuruta uw'abanzi bacu. Ndikaje karinungarika imbere yawe, ngo nzakuroga, ngo nzaguhekura, uzapfa utadaye, uzabyara abahungu n'abakobwa kandi uzabarera. Umva uko yabwiye Zerubabeli, afite ubwoba ngaho. Yaramubwiye ngo iyo misozi iri imbere yawe yitiki, kejo ndayihindura ikibaya. Byose biranagana mu biki. Dufite Imana. Hajugunyamo mutanura ry'umuriro, urukubeka. Manitisha, attention.
umuriro uhinduka ng'amazi. Abahungu baramanuka neza no mu tanura ry'umuriro. Bageze mu tanura ry'umuriro, ibyo batinyaga ngo ni umuriro basanga byabaye akayaga. Ibyo utinya n'ibyihindura sha, ubanza iri hafi guhindura amateka yawe. Humura ndukuka umutima n'umwami wa Shuri. Ubwo baravugana bati ibyo twabonaga ni ibiki? Byabikabikaga hakisusi. Barabibura kuko Uwiteka yururukiye gutabara ubwoko bwawe, kuko Uwiteka yururukiye gukoza imigambi ya Satani. So uko nikagiye kururukira guhagarika ibiguhagurukiye, uko nikagiye guhaguruka kugira ngo ateshe agaciro, asuzugure imigambi y'injakura, kugira ngo yiheshe itubahiro mu torero yaguze amaraso y'igiciro. Biganirira mu itanura ry'umuriro. Ariko igihe kigeze, Mama aravuga ati muje kureba ko bakekembutse, noneho muzinya umuriro. Ikicokere kive mu bantu. Baje kurunguruka basanga harimo bane bari kugenda mu tanura ry'umuriro. Baragenda babari nguru ati twabonye bane. Ati hajya bari bangahe? Ati bari batatu. Ati twabonye bane. Atari kuwa kane yasaga n'umwana w'intama w'Imana nubwo tutamurebye mu maso. Mama aravuga ati bisimbyumva. Arategeka ati ubwo bimeze guca mugende mu bakuremo. Ariko turapfuye. Babakuyemo ndi kwihuta ngo ni gerere ku bindi ngo barire inguru. Abagore bakundaga inguru rero uraziba bariraga nyine. Noneho ariko kuja kubakuramo wa kane baramubura. Havamo Sadurake na Meshake na Abedenego. Humura, izo turi nazo sha ntabwo bazi umubare wazo. Bibiliya iravuga ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, ariko twebweho tuziringira Uwiteka. Bazadushinyagurira, bazacura imigambi, kuko twiringiye izimya n'umuriro izabihindura ubusa. Turi ku jambo rivuga ngo kugira ute. Okay. Sadurake na Meshake na Abedenego bavuye mu tanura ry'umuriro. Umwami tuhereye none rero singiye gupfa nabi. Imana ya Sadurake na Meshake na Abedenego abari yihimbazwa muri iki gihugu, abari yogezwa. Ariyo yogezwa. Turukujana ariko. Turukujana. Turukujana. Nambwiye ngo niyo mama niyo muri Zangura, abandi naba hariya haraguru kuri Zion Temple kwa munywanyi wanje haraguru. Dufite Imana ifite imbaraga. Tumva ariyo mbwiriza none. Mbwiriza Imana ifite imbaraga. Imana ihindura ibyanze guhinduka. Imana itesha agaciro imigambi ya Satani, igasuzugura ibyo twatinyaga igahindura ubusa. Imana ikubita hasi amasezerano y'abantu, ikuburira amasezerano yabo.